Iyi ni Daily Advice by Claude TV. Mureke dusengera abo bantu bo muri Gaza, tubaririre tubatakire kuko barababaye. Bahungu namwe bakobwa, bantu mufite imitima, uyu munsi ntago ndi kuvugira abisilamu gusa, ndi kuvuga nk'ikiremwa muntu, kubera ko mbere y'iyobokamana, mbere ya politiki, mbere y'imipaka, twese turi abantu. Uyu munsi ndi guhamagara umuntu bwanyu, ndi kubatumira kugira ngo mwe kumva gusa, ahubwo mubyiyumvemo, mwumve uburibwe, mwumve uguceceka ndetse no guturagurika. Imitima y'abana b'Gaza bahangayitse, bamenaguritse. Murebe ibya politiki mwe mubiretse, byaretse mureke. Abana buri munsi babyuka muri Gaza, bakabyuka babura buri kimwe, bakumva imisasu, bakumva amabombe, bakabona imibiri y'ababyeyi babo bakonje bapfuye. Abana b'inzirakarengane nk'abawe, nk'abacu, bakundaga ubuzima bwabo. Uyu munsi, aka kanya, kubera iki? Kubera iki? Isi iri kurebera, nta kintu iri gukora. Ese wowe ibaze nawe ufite umwana wawe mu biganza byawe, ukajya kubona imisiri iraje muhinduye ibishingwe. Ese wabigenza ute? Abahungu bawe, abavandimwe bawe, basogokuru bawe, bose wari uzi ko ari bazima. Ureba muri Gaza, hanyuma nawe urebe abantu bari kumara imyaka myinshi, nta byo kurya, nta mazi, nta mashanyarazi. Ibitaro barabishenye, ambulansi zaraturitse, mbese abadogiteri nabo bari kurira, ababyeyi bari gushyingura abana babo n'uburibwe bwinshi, abana bari kugenda barira bavuga amazina yabo, bategereje ibindi bibombe bigiye kuza. Iyi ntabwo ari intambara, iyi ntabwo ari ukwirwanaho, ubu ni ubwicanyi. Abana batoya, roho zabo ziri kugenda zipfa. Nimufungure amaso yanyu, bari kujya bashyingurwa mu maparasitike, mu maparasitike, nta rumuri uretse kubona ikirere gitukura gusa kubera umuriro. Bari kurira kubera iki? Bari kubabara kubera iki? Bari kuvirirana. Isi yicecekeye. Ese imiryango irengera uburenganzira bwa muntu iri hehe? Iyo miryango iri hehe? Kuki? Ese amaraso y'amaparasitine aroroshye, ntago ahenze? Ni gute mu mezi make y'abantu bapfa, abagore n'abana? Ese wabyiyumvisha? Ntabwo ari imibare, ndetse abantu benshi ntabwo ari amarobo. Imiryango myinshi, imiryango yuzuye yose yarabuze. Abamiliyoni y'abantu benshi bavuye ingo zabo, barashonje, nta byo kurya. Ese UN, ya miryango irengera ikiremwamuntu, iri hehe? Niko ese izi bombe muri kumva zikiri kwica abantu, baracyari kwica abantu? Isi iricecekeye. Iyi ntambara, amakimbirane, gutera ubwoba, imibiri y'inzirakarengane iri gutwikwa, iri gushya. Niyo waba uri umuyisilamu, niyo waba uri ahantu hose uturutse, ndi kukubaza, ni gute wowe ubwawe wumva iyi nzara, wumva ubwoba, wumva kubura? Nanjye ubundi wibaze ngo ese nawe urumva ko isi yakwirengagiza ufite iyo nzara? Ese waceceka? Umuryango wawe, abana bawe, umuryi wawe, buri kimwe cyose, buri muntu wese uri kunyumva, musenge, muzamure ibiganza byanyu, muzamure amajwi yanyu kurusha aya mabombe. Nimuriragaza, muri kuririra buri mwana wese wababaye. Nimusengera Palestine, muzamure kumva roho ndetse n'ibyabaye mu mateka. Ibi ntabwo ari ukwikompeka, izi ntabwo ari amakimbirane n'ubwicanyi. Ibi ni ibibazo, iyi ni jenoside. Abo bose bavuze ngo
wituma nibyarira iyo uburenganzira bwawe. Ibi ntabwo ari religiyo mbi, ubu ngubu ntabwo ari uburenganzira, ahubwo ni ukudashyira ibintu mu gaciro. nta bubasha dufite, ariko Mana wowe urabufite, ufite buri kimwe cyose. Niyo mpamvu uretse izo mpanga tanga ubutabera, tugarurira amahoro, tugarurire kwishyira ukijyana ku bantu bose buzuye iyi si, kuri abo bose bafite imbaraga. Hagarika Isiraheli, hagarika amabombe, hagarika ubwicanyi, hagarika ibinyoma, kuko twabuze ubumuntu bwacu, hasigaye amajwi gusa. Turakuririye Mana, turakuririye, ntacyo dufite, ariko tuzi neza yuko wowe udufasha. Reba abana bose bari gupfa, nurangiza ubatabare, nta bwoba, nta nzara, uduhe amahoro. Ufasha abana ba Gaza, barindira imitima, ubarindire roho, ubarindire imibiri. Reka basinzire nibura ijoro rimwe nta bwoba bafite, reka nibura basinzire ijoro rimwe nta ntambara. Umuntu wese uri kureba iyi videwo bavugire, wihakana, wiceceka. Niba uri kumva uri umunyantege nke, niba wumva nta kintu kizahinduka, ibuka aka kanya nibura, hanyuma Imana yahita ibisenya mu kanya gato. Hanyuma rero abantu bagahinduka imiriro, kuko Imana ishobora kuzamura abantu bayo iri joro. Mbere y'uko usinzira, sengera Gaza, zamura ikiganza cyawe, hamagara amarira yawe, reka agere mu kirere, hanyuma uvuge ngo Allah, tabara Palestine, tabara Palestine na Gaza. Allah, wituma bababara, Allah, turi abanyantege nke, wowe uri umunyantege nke. Nta majwi dufite, ariko wowe ufite amajwi. Save Gaza, bahe amaboko, bahe bakore. Amen. Muvandimwe, niba umaze kumva iyi videwo, iri jwi ukaba uryumvishe, nusengera aba bantu bo muri Gaza kuko barababaye. Urumva iyi nkuru irababaje, njye wayikugezagaho nitwa Claude. Iyi channel uri kuyumvaho bayita Daily Advice by Claude TV. Nagira ngo nkwinginge koko, niba ushaka kugufasha, zamura ijwi ryawe, jya muri comment wandike ngo Mana tabara Gaza, jya muri comment wandike ngo Mana tabara Gaza, tabara Palestine, tabara Palestine, tabara Palestine, Palestine. Mwakoze cyane kudukurikira, mwakoze, ndabakunda cyane. Still your brother from another mother, Claude Twishime. This is Daily Advice. Kanda like, ukoreshe ku bandi nabo basengere Gaza, basengera aba bantu, kuko ibyabo ntabwo byoroshye. Ndabakunda.